Abavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ingaruka bagirwaho n'umugezi wa Kinoni n'abaturage mu mudugudu wa Nyiragaju mu kagari ka Sahara mu murenge wa Busogo. Bemeza ko muri iri tumba ayo mazi ari kubasenyera akaberutse gutembana imyaka yabo kuri hegitari 3 ndetse n'ibitaka bimanurwa n'uwo mugezi uva muri Nyabihu bikangiriza umuhanda. Ni ikibazo basangiye n'uruganda rwa Nyabihu Tea Factory, ayo mazi yangirije hegitari 10 ziteweho icyayi. Imyaka abaturage ntibagihinga, nuguhinga ni akazuba kavuye imvura yagwa hagahita huzurana. None bana yafunze bajya ntaje mu mugogo waje Nyiragaje n'akarenguka kanyura mu nguyu akanakaje mu mugogo kandi akanica ibintu byinshi guca. Ntabwo tujyama turara duhagaze kuko umuturage yo yugarijwe n'umuturanye n'ababa yugarijwe. Ubu nsigaye nkenyeje yo kuvuga ngo ndi guhinga ejo nzamera nde. N'ubu ngo bagahinda karanyishe ugeze mu kwanje ntanze Imana kubuhamya pe. Abo baturage basaba ubutabazi bwihuse, bavuga ko nyirabayazana y'icyo kibazo ari umushinga wo kuyobereza uwo mugezi mu buvumo hagamijwe kubungabunga ikibaya cya Mugogo wizwe nabi bigatuma amazi anyanyagira mu mirima ndetse akabasenyera. Basaba ko hakorwa indi nyigo ikemura ikibazo ku buryo burambye. Bifuza yuko aya mazi bayakora hano kurakara kudusenyera kandi leta ikagira icyo yatumarira. Turibaza impamvu ng'abaturage ba Nyiragaju impamvu amazi batayasubizaho gahoze na nubundi gaje iyo gajaga kwa nariyo gari kuja bahitemo niba hari harapfa bakabica leta igashami izindi mbaraga naho nta kindi kintu barengera rwose urebye. Ayo mazi yose kugira ngo atambuke bisaba umugezi nibura ufite ubugari busobanutse. Ku rwego rw'uruganda twemeye gutanga inzira tumaze kugira ubuso burenga hegitari 10 n'ibice 2 bimaze kwangizwa n'aya mazi yayobowe mu buhinzi bwacu bw'icyayi. Kandi iyo ureba ku musaruro twakuragaho ubu tugeze hagati ya toni 9 n'10 ku mwaka w'amababi, urumva rero icyo gihombo ni igihombo kinini cyane. Noho amazi ntabwo azamuka, yamaze kugira ngo azamuke ibitaka bigasigara, ibyo bitaka bigatuma bigafunga umuhanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nabwo bugaragaza ko buhangayikishijwe n'iki kibazo. Umuyobozi w'aka karere muri Janvier avuga ko hagiye gukorwa indi nyigo yihutirwa kandi miliyoni 92 zizajyana n'ibikorwa byo gutunganya uwo mugezi zamaze kwemezwa. Amafaranga agera muri miliyoni 92 yasabwaga kugira ngo imirimo ibe yakomeza. Ureo twari tumaze iminsi turi gukora ubuvugizi ku rwego rw'igihugu kugira ngo tube twabona ayo mafaranga, kuko ni amafaranga twebwe nk'ubuyobozi bw'akarere tutari twateganyije mu ngengo y'imari. Reserve Force ihita itangira imirimo yo gusibura yaba imiyoboro na biriya bibare, noneho amafaranga tukazabishyura ku bufatanye na RODA mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Kugeza ubu habarurwa inzu 24 zasigwe mu manegeka n'amazi y'umugezi wa Kinoni n'izigera kuri 20 zasenyutse mu bihe bishize. Ni mu gihe ayo mazi aterwa n'isuri iva mu mirenge ya Mukamira na Kintobo mu karere ka Nyabihu yagombaga kuyoberezwa mu buvumo yananiwe gutereraho yerekejwe maze agasubira inyuma akishakira inzira akaba yangiza umuhanda ndetse agatembagana mu kibaya cya Mugogo gifite hegitari 200 aho muri iri tumba nacyo cyarengewe ku gice kinini. Twishime Jadofis mu karere ka Musanze.